Hari umwami wari uyoboye ubwami bumwe ariko nta muhungu yari afite wo kuzamusimbura ku ngoma igihe azaba amaze gutanga. Yaje kugera mu zabukuru ashaka umuntu ugomba kuyobora ubwami. Umwami atanga amatangazo mu gihugu cye, atumira buri mugabo ukiri muto kandi w'umuhanga ureba kure ngo baze baganire n'umwami. Umwami ari kurebamo uzamusimbura ku ntebe y'ubwami, umugabo ufite urukundo kandi arugira buri wese, umugabo w'umunyembaraga. Abagabo bose muri icyo gihugu bari batangajwe n'ibyo ngibyo umwami yari ari kuvuga. Nuko umugabo wari ukennye uva mu giturage gikennye udakize rwose aza gusoma iryo tangazo, nuko atangira kwitegura nawe kuzahura n'umwami. Uwo mugabo yaritondaga kandi azi gukora, ariko yari umukene kubera ibibazo yahuraga nabyo bitajya bibura mu buzima. Uwo mugabo nta myambaro yari afite yajyana imbere mu maso y'umwami. Uwo mugabo w'umukene atangira gukora cyane, abika amafaranga azamufasha muri urwo rugendo rwa kure. Igihe cyaje kugera atangira urugendo, iminsi iba myinshi, nuko aza kugera ku muhanda. Hirya yaho hari umusabirizi. Uwo musabirizi yari yicaye mu bukonje yifubitse hafi ya ntabyo, nuko azamura amaboko atangira gusaba, mumfashe, ndashonje, please help me sir. Nuko uwo mugabo ashengurwa n'ukuntu uwo musabirizi yari ameze, nuko ahitamo kumuha bimwe mu byari yambaye bishya, arabimuhereza, amuha no ku biryo byari biri hafi gushira ari kwifashisha muri urwo rugendo. Uwo musabirizi amushimira inshuro 1000, gusa icyizere cyari mu marembera cyo gushimwa n'umwami kubera ko yari kugera ibwami asa nabi, nta imyenda yose yari yaguze yari yarayisigiye uwo musabirizi kugira ngo nawe abashe kwifubika. Ageze ibwami, wari ushinzwe kwakira yamweretse aho aba yicaye cyangwa se aruhukira, nuko nyuma yinjira ahagomba kubera ibyo biganiro byahuzaga abo bagabo ndetse n'umwami. Umwami yarinjiye, umugabo yari yubitse amaso, nuko ayubuye agwa mu kantu. Yasanze umwami asa neza na wa musabirizi yabonye mu nzira. Umwami yarebye umugabo yikanga, niko kumubwira ati, yego, utiriwe wibeshya, ni njyewe musabirizi wahuye nawe mu mayira, njye musabirizi mwahuye mu muhanda, nashobewe. Nuko uwo mugabo w'umukene nawe ati, kuki wiyambitse nk'umusabirizi kandi uri umwami? Kuki wankoze ibi? Nuko umwami nawe ati, nifuzaga ko igihugu cyagira umuntu ufite umutima mwiza, w'umunyembaraga, ugira urukundo, utarobanura, utagira uburyarya. Wamenya buri muturage wese uko ameze hano mu gihugu. Nari mbizi ko iyo nza nk'umwami wari kumpa buri kimwe cyose ufite. Icyo gihe sinari kumenya wowe wa nyawe. Icyo gihe iyo nza nk'umwami ntabwo nari kumenya ubuzima bwawe, ntabwo nari kumenya mu mutima wawe uko hari hameze. Ubugwaneza n'urukundo wari kubingaragariza, kuko iyo nza kuza nyine nk'umwami birumvikana ko ntari kumenya neza niba kuko bisanzwe bikubamo, kubera ko wari no kubyihingamo, ariko uwo munsi ukayibona iyo nza kuza ndi umwami. Nemeye kwigira umusabirizi rero kugira ngo ndebe neza umutima wanyu uko umeze. Bariya bose banciyeho ntibamfashije, habe n'uwampaye amazi, habe n'uwanjugunyiye akaneke byibura ngo ndye. Ariko wowe wirengagije inshingano zose wari ujemo, wirengagije ubukene bwawe bwose, wirengagije ibibazo byose wari ufite, urampfubika imyenda yawe mishyashya, umpa ku byo kurya wari kwitwaza. Wanyitayeho ndi umusabirizi, bose banjugunye. Urukundo n'ubugwaneza wanyeretse kirya gihe ndi umusabirizi bimpamiriza yuko waba umwami wicisha bugufi, umwami ufite urukundo, wakunda igihugu cyawe, wakirwanirira. Uyu munsi ikamba ry'ubwami uraryegukanye. Mu buzima, ubwitonzi, ikinyabupfura ni ingirakamaro kuruta ubwenge, ariko ikibitangiza byose ni ubwenge. Theodore Isaac
niwe wavuze ayo magambo. Umutima wuzuye impuhwe n'urukundo niyo mpano ikomeye dukwiye gutanga hano kuri iyi si. Uyu munsi umwami ashobora kuba umuhanga, ashobora kuba umutunzi, umukire, umuherwe ukomeye cyane, ariko ibi byose nta kinyabupfura, nta rukundo agira, atita ku bantu, atita ku bayoboye, byaba ari ubusa. Uyu munsi reka njye nawe duhinge imbuto z'urukundo mu mutima wacu, duhinge imbuto z'ubwitonzi, gufashanya, byose tubihinge muri twebwe, tubyihingemo, tubishake, tubibone, kubera ko niryo pfundo ry'ubuzima. Uyu munsi reka byose biturange, tube bashyashya, tube abantu b'impuhwe, tube abantu bagira urukundo, tube abantu bafasha, dufashanye, ntacyo tutazageraho.